mu buryo bw'umwuka ntiyariho. Bibiliya ifata umuntu utarakizwa izimufata nk'utariho. Yesu ashimwe. Umuntu utarakizwa ijambo ry'Imana rimufata nk'intumbi, rimufata nk'umuntu utariho, rimufata nk'umuntu utaravuka. Umunsi uhuye na Yesu, umunsi Yesu aguhinduye, umunsi umwemereye, uwo ni wo munsi w'ubuvuzi mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Nicyo gituma umuririmbyi yavuze ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga nubwo Yesu yinjiraga mu buzima bwacu. Uwo ni umunsi ukomeye, uwo ni umunsi ukomeye, umunsi wahindutse ukavuka nubwo wari mukuru, ukaba umuntu ibyakera bikaba birashize, ukabutangira ibintu ushaka. Uwo ni umunsi ukomeye. Yesu ashimwe. Kugira ngo ukure ni ukubanza kuvuka. Niko twavuze. Yesu ashimwe. Kandi kuvuka ni ahantu wahuriye na Yesu. Uwo ni wo musaraba wawe. Ahantu wahishuriye urukundo rwa Kristo rutagira akagero. Pawulo yandikira Efeso niho basoma mwari badusomeye ngo rutagira akagero ngo rutogerwa mu bumenyi, muri connaissance. Tuwamenye urukundo rwa Kristo dusobanukirwe neza. Yesu ashimwe. Ahantu wahuriye n'urwo rukundo ukarubunga nk'uyu mugore twasomye, uwo ni umusaraba wawe. Yesu ashimwe. Umusaraba ufite ibisobanuro byinshi, ariko reka mvuge ibintu bitatu cyangwa bine. Yesu ashimwe. Umusaraba nk'uko twabyerekanye hano, icya mbere hariya mu Efeso niko Pawulo yanditse, umusaraba usobanura ngo uburebure bw'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Umusaraba kandi usobanura ubugari bw'urukundo rwa Kristo. Ahantu basomye umukozi w'Imana kuri Gahunda yanditse arimo gusobanura amagambo, aravuga ngo umusaraba ni expression, ni ikimenyetso, ni igisobanuro cy'urukundo rwa Kristo ngo ruturuka iburasirazuba rukagera iburengerazuba. Yesu ashimwe. Niyo yiyereje turimo kuvuga. Imana ishimwe. Kuko ngo ku musaraba Yesu ngo niho yiyereje bose, isi yose, abwira abari iburasirazuba n'abari iburengerazuba ngo mwese muze musaraba. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umusaraba kandi ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana rurerure rutagira akagero rwatumye mu Imana. Yesu ashimwe. Yohana 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo bwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Umusaraba ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana rurerure rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Mwishyura hasi haresha mwishyura ari hariya. Yesu ashimwe. Sinzi uko murimo kunyura. Uyu musaraba ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana rurerure kuko ngo isi yitaruye ijuru. Yesu ashimwe. Sinzi uko murimo kunyura. Umusaraba kandi usobanura ubwiyunge bwacu n'Imana. Yesu twaranga hasi. Yesu ashimwe. Umusaraba niyo twiyungiye n'Imana. Imana irongera iratwemera. Bibiliya Pawulo yanditse aravuga ngo utarigeze kumenya icyaha habe n'umunsi n'umwe. Urahindutse icyaha kugira ngo twebwe abanyabyaha ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana yaturebera ku musaraba wa Yesu ikaba turabakiranutse, ikaba turamenye. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Hari umuririmbyi ngira ngo yaravuze ngo umusaraba urahura indirimbo ubahanira gusa. Umusaraba niba tuzaduhindurirwa amazina. Yesu ashimwe. Ariko twaba tuvuze ngo umusaraba kiri gisobanuro ni ubwiyunge bwacu, niho Imana y'ubwiyunge. Umuntu wari waracumuye, umuntu utari ufite ishusho, umuntu utari ufite ubwiza, umuntu wari waratakaye, umuntu utari kwigira ibyiringiro, umuntu wari warabaye umunyamahanga kubera icyaha, kuko umusaraba wa Kristo watunze n'Imana. Imana irongera ivugana nawe, Imana irongera ivugana nawe, Imana irongera isabana nawe, Imana irongera kugana isano nawe, Imana irongera kutubera data twongera kuba abana b'Imana. Imana irongera twakira.
Yesu ashimwe. Umusaraba kandi muri irajere muri ubugari niho ngo umuntu yongeye kwiyunga n'undi. Yesu ashimwe. Kuko umusaraba wa Kristo twese ubu umuntu yakiriye wiruka, yakiriye ubugiriki, yakiriye umugore, yakiriye umugabo, twese ngo twabaye muri Kristo. Yesu ashimwe. Aho niho twaboneye identity, aho niho twaboneye izina y'agaciro yo gutwarira. Yesu ashimwe. Ubu nta muntu ayikupa realize, nta muntu ubona twirindwe muri aho. Mwamubwiye ngo jewe nizo amashuri menshi, jewe ndi muri umuryango, jewe ndi muri oya. Umwana w'Imana niyo identity yanjye. Nimba hari abantu bakikubesha bakagupfuza, ni ukuri ayo samba y'ukuntu. Uri umukristo bakakwitana amazina nawe nyine ukamugenda nyine ujonjobera ukuntu hari n'ukundi kuntu umeze. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Yohana yanditse mu nyamara ngo abantu bemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi ukuntu niko bari, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ikintu. Yesu ashimwe. Umusaraba ni umuntu wazahindura ubuzima. Yesu ashimwe. Uwitwa umunyabyaha iyo ageze ku musaraba azagira izina. Yesu ahimbaza. Uwitwa umuriganya nka Yakobo umunsi yahuye n'Imana yiswe Israheli. Yesu ashimwe. Uyu mugore twasomeye muri ubutumwa bwiza bwa Luka, nasomye amagambo yose kugira ngo wumva kugeza niba atabasoma. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo umunsi umwe umufarisayo mu mudugudu umwe mu kirorero ngo atumira Yesu ngo aze basangire. Yesu ashimwe. Muri icyo kirorero muri uwo mudugudu ngo hari umugore w'umunyabyaha niko yitwaga, siko twasomye, ntazi n'abavuga, turavuga na bene wabo. Izina ry'uwo mugore ngo yitwaga umunyabyaha. Ariko zikuvuga mu muhanda wose izina ntazi bazakwita gusa ngo ni wa mugore w'umunyabyaha. Yesu ashimwe. Iyo utarahura na Yesu ariko ngo uwo mugore w'umunyabyaha muri uwo mudugudu amenye ko Yesu ngo yaje muri uwo muhanda, araza nawe aritoza muri yanzu y'umufarisayo. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Mwumve rero umunsi wawe na Yesu, kuko twavuze ngo ku musaraba nta handi wahuriye na Yesu. Uhindura ubuzima, uhindura amateka, uhura n'Imana, ugira izina urererwa n'umwami. Yesu ashimwe. Uwo mugore amaze kugeramo yikubita imbere ngo ya Yesu ngo amutuke inyuma atangira gusa gusuka ngo amarira ku birenge bye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Amaze ngo kumusuka amarira ku birenge byiwe azana n'amavuta ngo ayamusuka. Yesu ashimwe. Arangije arunamura akazamana umusatsi wiwe akaba ari guhanaguza Yesu kandi hehe ku birenge. Wa mufarisayo watumye Yesu biramutangaza, biramubabaza ndetse aravuga ati ariko uyu Yesu kamwe namutumiye bazabana umuntu ngo yaje kuba ari umuhanuzi abamenye uyu mugore wari ko ari umunyabyaha mu yandi magambo cyane ko mwegeye. Abafarisayo akazi kabo gusa ni uguca imanza ni ukuguma kugenzura gusa iyo baramuza. Yesu baramubwira, Yesu ni umuhanga n'umunyabwenge, amusubiza mu migani aravuga ati hari umuntu umwe wari ufite abantu babiri bari bamubwira ideni, umwe ngo ari denariyo 500 undi 50. Abo bantu bombi bagira ikibazo ngo bananirwa kumwishyura. Wa muntu barababwira ngo mwembi ndababariye. Ati none mwasubiza Simoni we umufarisayo yitwaga Simoni. Abantu bombi uwo bariwe denariyo 500 n'uwo bariwe 50 ninde uwo bariwe cyane? Simoni aravuga ati n'uwo bariwe byinshi denariyo 500 niwo bariwe byinshi. Yesu arakomeza ikiganiro sisura amagambo yose masi aramubwira ngo nicyo gituma uyu mugore nicyo gituma yakoze iki aha yakorera ibyo tutigeze dukorera atageze mu wabo tubintu gusiga amavuta tubigeze ukora ibyo byose umugore ariko tubigeze ntasoma ariko uyu mugore ubangeze ahangaha tigeze abaye makurusiga amavuta tigeze abaye makurusiga atize impamvu ngo nuko yabaye byinshi ngo uwabariye byinshi akunda cyane. Yesu ashimwe. Impamvu udakunda Imana n'umutima wose nuko utazi icyaha cyawe wowe ubimenye
wakunda Imana ku manywa na nijoro cyose. Yesu ashimwe. Mu mico y'Abayuda no mu mico y'abagore muri rusange ibintu by'agaciro ni amavuta. Ibyo zo murasangira n'Abayuda bishaka abagore muri koteri kandi si bibi muri kumerera kandi na byo byo abagore bakwigisha siko mu mico y'Abayuda no mu mico y'abagore amavuta ni cyo kintu cy'agaciro. Nta mugore ukwemera kuza mu bana kwisiza ariko kuko nta abasha batese amavuta nta bitendo kibazo n'amafaranga zo kuba kibazo n'amaboko yayo ariko hari umugore woza kwisiza amavuta ni cyo kintu cyari cy'agaciro mu mico y'abagore ndetse no mu rugo. Icyakabiri cy'agaciro mu bagore ni imisatsi. Mbese muhindura isaba ry'iminsi yaracangagiwe bamwe bari mu kuyobwa b'abari ariko mu kuri nta mugabo w'ikibazo cy'imisatsi umunani yaje mwiza nawe yawe mwiza ariko abagore n'uwari ufite minsi y'amarende aza yuko bidahagije akayijana muri salo bagasaba bakayishyiramo ibindi bakayishyura amafaranga ntabwo yashyira amabwire ya mbere ni imisatsi n'amaguru. Yesu ashimwe. Simpamye bakora ibyo kuko ntabwo ijambo ushaka kuvuga kuko hari inyigisho. Yesu ashimwe. Mu mico y'Abayuda kandi umuntu wubasha ukunze mu mico yabo n'abagabo bazabasoma bazamusoma uzobirebe n'undi bazaba n'ahantu batanu ni kuko natwe tukahobera umunsi wose batazikobera uzi ukakobera uzuba ukaba usanga yahagaze gutya ntabwo bamenya ukagira kibabizi natwe imico yacu gukomerana n'uzomuka ubundi ibintu neza ariko mu mico yawe azamusoma azamufata umusaya. Yesu ashimwe. Muze kumva ibintu bishimwe ushaka kuvuga. Yesu ashimwe. Uwo mugore kubera ko yamenye ko ari umunyabyaha byinshi akamenya urukundo rwa Yesu rutagira akarere bwa rundi twasomye yitaye uri ku mazina bamwita mu muhanda kandi hantu turasomye kwa Tomasi nta narandiko yasaba yamemera ko yakwaza ko gusa ngo yibise ko Yesu ari guca aho ngaho yamatanga mu ngororero. Uyu mugore yamuze ko Yesu ari aho mu gitondo none gusarisha. Yesu ashimwe.